that we can see. So that we can see. So that we can see. Yesu nashimwe, Yesu nahabwe icyubahiro. Imana y'amahoro nibaho umugisha mu izina rya Yesu. Nongeye kubifuriza umugisha w'Imana mwese aho muherereye. Mbifurije kubaho kandi mukabaho muri mu mwami. Ubuntu bwa Yesu bugaragare kuri mwe, inshuti zanjye, abakunzi b'ikiganiro, abakunda ubutumwa bwiza, abakunda izi nyigisho zacu, namwe muzifata mukazohereza abandi bantu. Cyo ni igikorwa cyiza ubukoze. Imana iguha umugisha. Wowe wakoze subscribe nawe uyikoze, Yesu aguha umugisha. Comment yawe turayakiriye kandi turakumya gusengana namwe. Reka mbamenyeshe ko uko byagenda kose turabasengera. Iyo dusenze turabasengera. Iyo dupfukamye imbere y'Imana natwe turabingingira Imana ngo Imana igomye kubagirira neza. Rero turagushimiye ari wo dutera inkunga, yaba y'amasengesho, yaba inama tugira, yaba ni y'amafaranga. Imana iguha umugisha. Gukora kwawe si ukubusa kandi Imana izakora byinshi ku buzima bwawe. Yesu rabaho umugisha. Mbazani ijambo nanone kuri uyu munsi wa none rifite umutwe uvuga ngo inyungu yo gutumira Yesu, cyangwa se inyungu yo guhamagara Yesu akaza kuba mu rugo, ariko urumva no kumutumira. Iyo watumiye Yesu ngo aze mu byawe, iyo watumiye Yesu ngo aze mu rugo rwawe, iyo Yesu abana n'abana bawe, hari insinzi. Ndakwifuriza rero kumva inyigisho kutangiye n'ukwirangiye, kugira ngo uyirangize uraza kumenya inyungu yo gutumira Yesu. Ariko mbere yuko dutangira reka dusenge. Turakuraritse Mwuka Wera, turagutumiye Yesu ngo uzubane natwe muri gahunda y'ijambo ry'Imana. Turagutumiye ngo uzubane natwe, baye na mwene data dukurikiranye, ubanye n'ufunguye inyigisho umugisha. Turakuraritse ngo uze udushoboze tumenye akamaro ko kugutumira mu byacu mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaho umugisha. Turasoma igitabo cya Yohana ibice byaho 2 murongo wa mbere niho turi buhere. Biravuze ngo ubukwe bw'Ikana. Ku munsi wa gatatu hacyujwe ubukwe Ikana y'i Galilaya, kandi na nyina wa Yesu yari ahari. Yesu bamutumana n'abigishwa be ngo batahe ubwo bukwe. Nuko vino ishize, nyina wa Yesu arababwira ati nta vino bafite. Yesu aramubwira ati mubyeyi, tubigendanyemo dute? Igihe cyanjye ntikiragera. Nyina abwira abahereza ati icyo babwira cyose mu gikori. Hariho intango 6 zerejwe mu mabuye, zashirwagamo zashiriweho kwiyeza nk'uko umugenzo w'Abayuda wari uri. Haleluya. Intango yose irimo inshuro 2 cyangwa 3 z'amazi. Yesu arababwira ati mwuzuze intango amazi. Barazuzuza, bageza ku rugara. Arababwira ati nimudahe, noneho mushire umusangwa mukuru. Barayamushira. Uwo musangwa mukuru asogongeye amazi ahindutse vino, ntiyamenya aho iturutse, keretse babahereza badashe amazi. Nibo bari bazi. Umusangwa mukuru ahamagara umukwe, aramubwira ati abandi bose babanza vino nziza, abantu bamara guhaga bakabona kuzana itaryoshye, ariko wowe washinguye inziza aba ariyo uherutse. Icyo nicyo kimenyetso cya kabiri Yesu yakoze Ikana y'i Galilaya, yerekana icyubahiro cye. Abigishwa be baramwizera. Imana itugirire neza.
amagambo atari make dusomye ariko wenda Imana ifashe uzayumve. Inyungu yo gutumira Yesu. Ahangaha tugiye kuganira mu buzima busanzwe. Iyo utumiye Yesu mu rugo rwawe umugabo arahinduka. Iyo utumiye Yesu mu rugo rwawe umugore arahinduka. Uzarebe iyo uri umunyamasengesho ugasenga, ibyari bibi bihinduka byiza. Iyo uri umunyamasengesho ugasenga, niyo intambara zije kuzirwana birakorohera. Uzarebe iyo uri umusomero udafite akazi ariko ugasenga, ntabwo ugira stress nk'iz'umuntu udasenga. Iyo usenga, Imana yoroshya ibigeragezo byari bije ku buzima bwawe. Iyo watumiye Yesu akaza mu bushomeri, akaza mu rugo rwawe, ntabwo wuzura umwuka wo guhangayika. Ni nayo mpamvu ubona rimwe na rimwe abantu batubwira ngo tuzapfa ejo, batubwira ngo ejo bizarangira, ariko bikarangira Imana idushyigikiye, ibyo bari batekereje ntibibi. Biba bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko hari imbaraga z'umwuka wera zibana nawe kuko Yesu wamutumiye. Uyu muntu yari yifitiye ubukwe, ariko ahishurirwa amenya neza ko natumira Yesu ikibazo afite kitari bwongere kumubera ikibazo. Impamvu ubona icyo kibazo gikomeje kukubera umusozi nuko utatumiye Yesu, nuko utabana na Yesu, nuko utagiye Yesu, nuko utaceguriye Yesu. Iyo weguriye Yesu uburwayi utangira gukira. Iyo weguriye Yesu ibibazo bya utangira kuruhuka. Iyo ukomeje kubyikorera utegura ko ijambo ryavuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe musange ndabaruhura. Turuhurwa nande? Turuhurwa na Yesu, ariko iyo tuzanye ibituruhije abwo waruhurwa utabimuzaniye. Abantu benshi bararushye, abantu benshi bafite ibibazo bitandukanye, ariko ntabwo babihaye ugomba kubyikorera. Harabura iki ngo bimuhereze? Hano yitegurira ubukwe, ariko amenya neza ko agomba gutumira Yesu. Yatubwiye ngo na nyina wa Yesu yari ahari, amutumirana n'abigishwa, baraza baricara baranywa, igihe kiragera ibyo kurya n'ibyo kunywa birashira. Ariko Mariya ahita yishurirwa, amenya ko aho hantu hari ikibazo cyahabaye. Kubera iki? Yabonaga abantu barebana, ariko we haravuga ngo nubwo hano hari ikibazo ariko hari ukemura ikibazo. Impamvu uzaruhuka ni uko uzatumira Yesu mu rugo rwawe. Mugabo warakunaniye, mufate uko wafata kano uyu mushwari umushyire Yesu. Amen. Mugabo warakunaniye, mushyire Yesu. Yesu niwe uhindura. Abana barakunaniye, bashyire Yesu. Tumira Yesu aze mu rugo, stoke nta kintu kirimo, tumira Yesu. Kiza cyo gutumira Yesu nuko iyo ahageze akora icyamuzanye, akora icyo wamuhamagariye. Ese urambwira gute ko ushobora kuba ufite ibibazo nuhamagara Yesu ngo aze mu rugo, nuhamagara Yesu ngo abizemo, kandi ugategereza ko bizakemurwa nande? Umuntu ushobora gukemura ibibazo ufite ni Yesu Kristo wenyine, kandi kugira ngo abikemure nabwo nuko umutumira, ntabwo wese aza kwihuruza. No ahutaha nukuvuga ngo umuryango utakinguriye Yesu ntabwo ajya apfa kuwinjiramo. Ni reka mbabwire kano kantu, umuntu umwe yateguye ubukwe nkuko nyine uyu muntu nawe yabuteguye, none afite kino cyanditswe akizereramo, hakizera habwira Yesu ngo nawe warageze ikana bigahinduka, niba warageze ikana wateguye ubukwe ntasebe, niba warageze ikana ugakora nawe ndagira ngo uze. Siko ibintu byatangiye tubona bidafite isura, ariko byaje kurangira bifite isura. Mandi imugirira neza, hagurutsa abantu baramushyigikira, abantu bakanakora atari uko bamuzi, habwa ruko Yesu yabwiye ngo bakore. Si wowe uzubaka urugo, Yesu wamuheje, uzahembwa amafaranga, Yesu numuhaye mikaze, abana bazarwara, uzajya ubona amafaranga, abana barware nashira abana bakiri. Kubera iki? Ntago watumiye Yesu ngo azabane nawe muri ayo mafaranga. Abandi rimwe na rimwe iyo Imana bazamuye ntabwo mwongera kwibuka aho mwazamukiye. Nicyo gihe n'ugutakaza Yesu Kristo. Noneho rero Mariya we aragenda abona ikibazo gihari, harangije haragwikose mufite kibazo ki, ntabwo muzi umuntu turi kumwe nawe, ntabwo muzi umuntu mwatumiye. Oh my God, iyo ubana na Yesu utazi imbaraga ziwe urahangayika.
iyo ubana Yesu utazi ubushobozi burahangayika, urarwara, ukirwa wivuza, ukiruka mu bapfumu, ukajya gushaka imiti, ukagira gute, nyamara Yesu agakora icyo kintu gihe gatakirangira. Abenshi tugira ibibazo bitandukanye kandi bikatubera imitwaro kuko tutamenye gutumira Yesu ngo azabane natwe. Ndashaka kubwira iki? Ndashaka kubwira ngo iduka ryawe rishire Yesu ntabwo rizashya. Iyo modoka yawe yishyire muri asirasi ya Yesu, ya muri asirasi isanzwe, ariko na Yesu uyimubwire ati karibu. Munsi umwe rero umuntu umwe yaguze imodoka, umuntu umwe yarasengaga ariko aza kugura imodoka, aguze imodoka, noneho abwira Yesu ngo umwanya wa mbere uzajya uba uwa Yesu. Uribuka ko hari inyigisho nashize nigishije yo kumvira Imana, sinzi niba warayibonye ariko wayireba, uzayibona, yo kumvira Imana, uburyo umuntu yumviye Imana abona imigisha. Hano rero iyo watumiye Yesu hari ibintu bihinduka. Niyo nyigisho ndiho. Haramutumira Yesu, amuha umwanya w'imbere. Noneho imodoka ageze imbere abona umuntu w'ishutiye cyane, bakundanaga pe. Yesu rero ihangane wimuki, kuriya mukobwa n'inshuti yanjye twagenda tuganira, reka yicare hano imbere. Urumva wa mwanya yarahaye Yesu, yamutumiye muri wa mwanya, Yesu arimo. Urabizi ko Yesu aho mujyanye ni hajya. Twose buriya Yesu ntavunana, ntagorana, nta pressure, nta gufata ku gakanu. Ubishatu uramwimura, ukamwimura mu nzu, hashaka ukamuvana mu nzu. Yesu nta kibazo cye. Aramwimura, Yesu amushyira ku ntebe ya kabiri. Numva ari ya unifatiri. Noneho ageze imbere abona abantu bishyize cyane. Avuga ati Yesu ihangane wowe ujye muri buto. Yesu avuga se kujya muri buto haretse nk'isigarira. Ngo Yesu uzi ikintu yakoze, yari isigariye. Baragenda bageze mu nzira bagonga igiti. Bagonze igiti, tete Yesu. Ariko se wibagiwe aho bansize? Hari kuko ari umunyembabazi, araza arabahasanga. Avuga ati ariko wowe impamvu ibintu bikubayeho ntago yigeze untumira. Rero niba hari ibintu uri kubona uri kubamo bitameze neza, reba niba Yesu waramutumiye. Reba Yesu niba abirimo, reba Yesu niba hari. Yesu nta bintu byinshi yakoze. Iki ni cyo gitangaza Yesu yakoze adahagurutse. Harimo n'ibindi bitangaza Yesu yakoze adahagurutse, ariko iki ni gitangaza cya kabiri Yesu yakoze nkuko birabitubwiye. Yesu ashimwe cyane. Umva ikintu Yesu yakoze. Iri jambo Imana ifashe uryumve. Umva ikintu Yesu yakoze. Uzi ko yabwiye Mariya ngo buriya kumva ubutumwa umuntu aguhaye ugashyira mu bikorwa hari umugisha uza. Mariya yaragiye aramubwira ati hano hari vino. Ndamubwira ati se tubigendanyemo dute? Igihe kinye ntabwo kiragira. Ariko nega ngo ubwira hari ibintu Yesu akora n'igihe kitaragera kuko wamutumiye. Yesu akaguha umwana wari kumara imyaka 3 utarabejara kuko wamutumiye mu rugo. Yesu akakubakira urugo kuko arubamo. Yesu akakuzamura kuko akazi kawe kabamo. Akazamura kampani yawe kuko kampani yawe Yesu ayishizemo ibirenge. Reka ngubwire mwene data, haleluya, hari ibintu bizagenda bihinduka mu buzima bwawe kuko Yesu abibamo. Yesu akaba ari mu mubiri wawe. Yesu akabura mutumye ukamubwira ngo Yesu iyita yanjye ndayiguhaye, ngo uhaye isura yanjye uyiyobore, ngo uhaye business yanjye uyiyobore, ugasanga ntabwo uhomba kuko Yesu abirimo. Ntabwo watangira igikorwa ngo Yesu mugitangirane ngo uzahombe, ntabwo bikunda. Ikibazo muratangirana, mwagera hagati Yesu akagenda, Yesu kamusiga. Ni nawe biri tubwira ngo twatangije iby'umwuka dusoje iby'umubiri. Abantu batangiye bahanura, batangira berekwa, batangira bakunda, bafite urukundo, batangira bavuga neza. Ariko uko bagenda bazamuka bagenda bahindura intekerezo, basigaye birata, nta muntu ntiyagusuhuza, abana n'abantu bareshya, wowe ntimwabana. Ariko yatangiye ameze neza. Urumva? Ariko kubera iki yatakaje Yesu? Dufite ikibazo cy'uko abantu bamaze gutakaza Yesu, basigaye bakora ibyo bashaka, nta mwuka ukibayobora, nta mwuka ukibagira inama. Oh my God, wamushatse umukunda, wamushatse ubona ari mwiza cyane, none watakaje Yesu, usigaye ubona umugore wawe ari mubi. Wamushatse umukunda, ubona umugabo wawe ari mwiza, none usigaye waramutaye kuko ubona uko umugabo atakiri mwiza. Nuko icyaguriraga ko ari mwiza cyaragiye. Uwo ni Kristo Yesu, none waramutakaje. None ni gute wabona urugo rwawe ari rwiza kandi waratakaje ko ari rwiza? Imana itugirira neza, Imana igusure, nanjye Imana isure.
ngo ariko arababwira ngo hari intango, hari inkunguru, hari ibintu abantu bakarabiramo. Biravuze ngo Yesu iyo wamuhamagaye, iyo wamutumiye, n'amabuye yahindura amadolari. Yesu ashimwe cyane. Umutima wananiranye yawuhindura umugabo akaba mwiza, kuko watumiye Yesu akaza kubibamo. Habwira ngo muzuzuze, bazuzuza amazi baradaha. Uzi umuntu wadasha amazi ashiriye umusangwa mukuru, adashabonera amazi, ariko aradaha aragenda. Hageze ku umusangwa ngo agisoma, ati none hano biracitse. Ariko bose ngo ntabwo bamenya aho divayi ivuye, ntabwo bamenya igitangaza giturutse. Yesu se muri kumwe bazamenya uburyo ubaho, bazakoroga ariko ntuzarogeka, bazara bacuragwa ariko uzabyuka. Umva uzababanaho, bazirirwa bagusabye ariko Imana ikuzamure, kuko Yesu wamutumiye. Ngenda kwifuza gutumira Yesu nta n'ikindi. We mutumira z'abane nawe, abane mu rugo rwawe, abandi bantu rekana nabo rwose. Yesu niba ari muri famiye, Yesu niba ari mu muryango wawe, amateka azahinduka. Ikindi kintu yari afite, ariko yamenye gutumira Yesu mu bukwe bwe, amenya guha Yesu karibu, amenya guha Yesu ikaze. Yesu arazahindura amateka, muhereze karibu azakora imirimo n'ibitangaza. Kera warasengaga, wose uracyasenga, mwahurira hese kandi utagisenga. Mbere Yesu ntabwo wamutumiraga, mwami Yesu ngwino uze mu rugo, Yesu ngwino mu bana, Yesu ngwino mu kazi. Hageraga mu kazi ukabaza ugasengera iduka, wajyaga mu modoka ukabaza ugasengera imodoka. Ntabwo wafataga varu utarasenga ngo ubwire Yesu ngo ngwino ubane nanjye. None byarakunaniye, ongera rero umuhamagare, ongera umuhamagare. Ngubwire kano kantu ukumve neza. Umukobwa umwe yarakijijwe, noneho aba mu rusengero byambara ibintu bisanzwe ari aho ngaho. Noneho igihe kiragera aza kubona umufiyase. Abonye umufiyase, noneho atangira gufata imyitozo cyangwa se imikorere y'abandi bantu. Atangira kwanga kuba, atangira gusa n'abandi. Ariko umusore yamubonagaho Yesu, uko umukobwa ahinduka Yesu agenda, uko umukobwa ahinduka Yesu agenda. Birangira Yesu agiye. Wa musore bongeye guhura, ati byagenze guteze? We akuva ko aribwo ari kuba umuntu ukezweho, aribwo ari kuba umuntu wahatari. Reka da, Yesu adahari nabo hatari, Yesu utamufite nabo hatari. Wangu ndagira ngo ubwire ngo utafite Mungu. Yesu mufate, Yesu mukomeza, atanga urubyaro, atanga amahoro. Yesu atanga kwiga, hano bagiye gusubira kwiga, azatanga minerivare, azishyura iyo nzu, azakubakira. Yesu azagukuraho igisuzuguro kuko wamutumiye, mubana mugendana. Ninde muntu wabanye na Yesu ngo akorwe n'isoni? Ninde muntu wabanye na Yesu ngo akorwe n'isoni? Kuva mu itangira kugera mu byahishuwe, ntabwo turabona abantu babanye na Yesu bamwaje. Oh my God, ntabwo ndigera mbona umuntu wafashe Yesu ngo amugire uwa mbere, ngo Yesu amware. Ibuka bageze mu mazi, abigishwa bari kumwe na Yesu. Jambo se rimbwira iki? Muraba wari ubaye mwinshi, amazi ngo arabarengera cyane, ariko bamenya ko bari kumwe na Yesu. Ariko babanje kwirwanirira, baradaha, bakura amazi mu bwato, baragerageza, ariko biranga. Barangije ngo bagira gute yemwe? Baramukangura, bakanguye uhari, bakanguye uwo bari kumwe nawe, ntabwo bakanguye udahari. Nagira ngo wongere ukangure Yesu niba muri kumwe, wongere ushake Yesu, mwongere mugendane, kazi kawe Yesu akabemo, mafaranga yawe yose yabemo, Yesu abe mu rugo rwawe, amateka yawe azahinduka kuko Yesu muri kugendana. Yesu yadukuye mu rumogi, Yesu yadukuye mu kabari. Yesu ashimwe cyane. Mfite ubuhamya bw'ukuntu Yesu yanyweye mu rumogi, Yesu yatwambitse ikoti, Yesu yaduhinduye abagabo. Mfite abana babiri, umuhungu n'umukobwa, mfite umugore mwiza. Ibyo byose ni Yesu. Mana ishimwe cyane. Ikirenze mfite agakiza, ndakijijwe, nkunda Yesu, yankuye kure. Uracyari kumwe na Yesu? Niyo waramutakaje ongera umutumire, muraba wawe azawuhagarika. Ibyago bizaza, amakuba n'ibyago ni byinshi ku bakiranutsi, ariko Yesu barwanira muri byose. Kubera iki barwanirira se? Nuko Yesu ari kumwe nabo. My friend, Yesu arakenewe mu buzima bwawe, Yesu arakenewe mu iterambere ryawe, Yesu akenewe muri etaje yawe. Ongera mu icyumba, ongera umuhamagara agende muri iyo modoka. Imana izakora byinshi, kandi ibyo abantu batagukemurira azabikemura kuko ari kumwe nawe. Bagira ngo soze mu izina rya Yesu. Soze ngubwira ngo nyina wa Yesu habwira abahereza, habe mu cyabwiye cyose mu gikore, kuko turi kumwe, ndi kumwe nawe. Mufite bwoba ki? Yesu akora igitangaza, arahava arigendera, asiga bakoreye bikomeye, asiga bagaburiye, asiga bafite ibyo bari badafite. Impamvu Yesu akenewe nuko yageze mu buzima bwacu, amateka yacu arahinduka.
ubuzima bwacu burahinduka. Ninde wagushigikira atari Yesu? Bandi bakunda ruswa, bandi bagufasha kubw'inyungu bagufitemo, ariko ndashimira Yesu utugirira neza nta yindi nyungu. Waramwakiye, uramufite nk'umwami n'umukiza. Ushobora kuba utaramwakira, subiramo aya magambo ngo mwami Yesu ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Guhera uyu munsi maye cyari mwigisha, ngure mu gitabo cy'urupfu, ushyire mu gitabo cy'ubugingo. Ndi umwana wawe ndakijijwe, niyemeje kugutunga mu mutima kandi ngagendana nawe kugira ngo uhindure imitekerereze yanjye. Urakoze kunyemereye kubikoze mu izina rya Yesu, amen. Iyo nimero yihamagara ndagusengera, ariko icyo nakubwira ni kimwe, ni ugutunga Kristo. Ikibazo cyari gihari cyari gikenewe Kristo. Hari ibibazo ufite bikenewe Yesu kaza kubikoraho. Nagira ngo dusenga n'Imana, ngwifuriza kubana na Kristo Yesu umwami n'umukiza. Amateka azahinduka kandi ubuzima bwawe buzongera bube ubuzima bufatika, amen. Haleluya. Rero umurongo wa 7 nasorejeho ngo Yesu arababwira ati mwuzuze intango amazi. Yesu arababwira ngo mwuzuze intango amazi. Aragira ngo wuzuze mu mutima wawe, wuzuze urukundo, wuzuze iterambere, wuzuze gukunda umuryango na famiye yawe, wuzuze gukunda umugore wawe n'abana bawe. Urebe icyo Yesu agiye gukora. Imana iguha umugisha ubwo wemeye ko Yesu aba mu rugo rwawe, kandi ubwo mutumiye amateka arahinduka. Reka dusenga n'Imana. Urahari ngo uzamure ikiganza, Imana ikugirire neza. Urahari ngo wongere ubyire Yesu ngo ndagukeneye, urangwa Imana igufashe. Reka twinginge Yesu yongera aze muri wowe. Mana yacu, uko wakunze abari mu isi cyane byatumye utanga umwana wawe w'ikinege, niyo mpamvu mpamagaye Yesu ngo aze mu rugo rwanjye, aze mu rugo rwawe, aze mu buzima bwawe. Uyu musore akeneye Yesu, uyu mukobwa akeneye Yesu. Reka ubuntu bwa Yesu bugaragare kuri wowe. Sengera abarwayi kugira ngo Yesu abagereho, kuko yageze ku barwayi barakira. Sengera abafite ibibazo bitandukanye ngo Yesu aze. Yageze mu ibibazo bihinduka ibisubizo. Sengera umuntu uri gutegura ubukwe ngo Yesu aze yongera guhereze support. Sengera umuntu ufite amahoro make mu mutima ngo Yesu aze guha amahoro, ko niwe mahoro, niwe buruhukiro. Yesu niwe mwungeri, ntago tuzacena. Niwe wenyine ujya usubiza umuntu, niwe wenyine utajya ubura uko abigenza, niwe wenyine ufite inzira zirenze ibihumbi, niwe wenyine utanga amahoro. Ni Yesu wenyine ugira uko abigenza bikemera. Ndasengera mwene data wumva agacitse intege kugira ngo Yesu akore igitangaza. Mwene data ndagusengeye ngo wongere ugire imbaraga n'ubushake byo gutumira Yesu Kristo azabane nawe. Mana ndagushimiye ko wemeye kuduha umwuka wera ngo azabane natwe. Reka uyu mwene data yongere agire imbaraga zo kubana na Yesu Kristo, kandi reka amavuta abe kuri buri wese dukurikiranye. Abakunzi b'Ikamba TV, reka bose bakire ubuntu bwa Kristo maze bahabwe umugisha mu izina rya Kristo Yesu, amen. Ndabakunda, mbifurije kubaho muri Kristo Yesu kandi mbifurije gutunga Yesu. Imana iguhe umugisha, amen.